rero turajya kuri kese y'umukinnyi bita Ombarenga Fitina ubonye ko nayipostinze mbabwira ko yego ndaza kubaha izandani za Ombarenga Fitina ninjye ugiye kubatangariza ibya Ombarenga Fitina mbere y'abandi bose tuzabikurikirane finally ibintu ngiye kubaha muzasanga ari ukuri Ombarenga Fitina yandikiye ikipe ya Rayon Sport ayibwira ko ari gusaba gusesa amasezerano itigeze yubahiriza ibyo bumvikanye muri kontra yes kakule assalamu alaikum Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh uyu munsi turi vendredi kabisa tariki zinga tariki 9 z'ukwa gatanu urabona ko shampiyona mu Rwanda irarimbanyije match zigeze hahandi mwana rira nyina niyo ngeze mu korosi kurahiye amwana rira kabisa nyina nabyumve akenshi nkunda kugaruka kuri post mba na postinze sinzi ko abantu bajya bankurikirana kuri WhatsApp, Facebook, Instagram. Zo ni imbuga eshatu kwe kujya umenyeraho amakuru yose kuko na updatinga mbere minota 30 kabisa mbere ko tuza mu kiganiro mbere minota 30 mba na updatinze ibyo turaza kuganiraho byinshi mba na updatinze sinzi niba wabibonye mba nabibonye man ngiye kuri WhatsApp turaza ku WhatsApp amakuru ariko kandi ngiye nsigaye gukurikirana sana ni kuri TikTok nta kintu ndi gukora nta kintu nakora buriya TikTok umve ko ndahoze uba ufite nk'aba followers nka 400 nkanyu utayikoresha cyane utarayikoreshaga cyane ariko washyiraho ikintu kizima kabisa ugasanga kigeze muri views 13,000 hari amashoti y'ibigano tugenda dukora hano yawe nagiye nshyiraho ari mu 10,000 aho siko nsigaye mura n'abantu benshi nkabona bari kunsuhuza ntabazi twakora nawe musuje twaganira ngo nakubonye kuri TikTok nawe tumunahano bambwira bambonye TikTok atari muri iyi minsi agonye kuri TikTok irayoboye no kuvuga ngo yorohereza umuyuza wayo yaba umuto n'umunini kuba bose bagira amahirwe yo kurebwa itandukanye n'izi za Instagram na za Facebook usanga umuntu urebwa n'ubundi ni wundi umazeho igihe cyangwa ashizeho ibintu byinshi TikTok sinzi uko bigenda ifite algoritme ziteye neza cyane mpamvu umunsi no kugura abanyamerika barabona ko iri kubitira mu mbavu za Instagram na za Facebook zabo urumva ko rero TikTok ni urubuga rwiza cyane turi no kwitabira cyane bimwe mu biganiro dukora tugenda dushyiraho ibice byabyo hanyuma waba ukeneye kureba cyose tukakudirectinga hano kuri YouTube ubu rero aho ibintu bigeze Jarudi ubu ngubu kuryama kwanjye biraba gake kubera kuko ngo amakuru yari kumbana menshi ahubwo ngiye kujya nitwaza n'ibinini umutwe uraza kubana amakuru yaraba menshi hari ibinini biba mu mafarmasi mugenzange ntabwo nkunda kumenyeza nuko umutwanye nadakunda kumenyeza imiti ariko sinkubeshye ubu ngubu tugeze mu gihe cy'amakuru biraza gusaba kwifashisha imiti shampiyona iri kurangira ikindi ibintu biri kuba mu match ubu ngubu ngiye kujya nzanye mbabwire resultat za match mbere yuko ziba ubu nshaka kujya mbaha amakuru yandi yanzandani urabona ko mu minsi y'imibyizi turahera kuri match z'ibirarane zabaye yego zabanje kuba ari match zabaye z'ibirarane ikipe ya polisi yatsinze amagaju 2-0 ikomeza gushyira amagaju ahantu habi cyane nari mu manota 29 kandi yarangije faza yitwara neza cyane turaza kureba ku rutonde 2-0 urumva ikipe ya Gasogi ikubitira Mukura mbere twabonaga imbaraga zishira mu cyamahoro ikaba yaravuyemo yahise isoza na shampiyona itangira kuregeza byagenze Gasogire kimara kwikubitira Mukura ikipe ya Marine yari yagiye gusura APR ibitego 3-0 umutoza mubajije se kuki wabuzemo abakinyi 7 ati naruhuye ngo ndi gutegura match ya Vizi mfite match ikomeye na Vizi Rwasamanza zigusubiza cyane bitekereje aho ngaho Jaru aho hanu warenza iki nge nkange ugize ikibazo kuri umutoza aramutse kubajije uramutse mubajije kuri akagusubiza ati ngewe naruhuye abakinyi 7 ndi gutegura match ya Vizi we muri wowe tutekereza iki nk'umuntu umenyereye shampiyona y'u Rwanda nk'umuntu uzi icyo APR na Marine bihuriraho cyangwa se biharanira nago umutoza se nakurirwa murenganya cyane kandi urebye nawe wasanga nari mpamvu yo kumurenganya kuko urumva akakure cyo mba mbivugira no kwirirwa umubaza no kwirirwa ubaza Rwasamanzi rwose hari umuhohoteye urumva ikipe zose nizamena def urumva harimo ikipe iri gushaka igikombe harimo n'irwanira kutamanuka kandi iyo iri kurwana kutamanuka bafite uburyo bayirwanaho ntimanuke iracyafite izindi match ifite match enye igomba kwakira kuri stade Umuganda kandi nawe uzumvise neza ugashira muntu
Marine yakira Vision, Marine yakire Rutsiro, Marine yakire Musanze, Marine yakire RS Kigali. Match izi match ntago Marine abura mikene, ntago zishoboka. Abura amanota ikene, ahubwo zirebye nabi zose Marine yazitsinda, zose yanazitsinda. Kuko ni nako bizagenda ubundi. Marine zazitsinda cyangwa se itsindemo nk'eshatu, itsindwe imwe cyangwa yinganye. Ariko Marine rwose ko wakwirirwa baza umutoza ngo haperi ngo kucyarwe, ahubwo yaruhuye bake. Barindwi ni bwo nari niteze ko ibitego bizaba nka 5 cyangwa 6. Zero ntabwo twakwirirwa tubitindaho. Ibya Marine yari komeye, ikirarane yari hari, batigatera Musa yagarutse. Rayon Sport rwose ikubitiye Rutsiro 2-0 umugoroba washize. Ni match nakurikiranye highlight, ariko nyine nanjye nazirebye highlight ku Nyarwanda, ariko sinzi Rutsiro ishobora bundi Rayon Sport sibyo kari amatakira ngo bazana ngo Rutsiro ngo gatera Musa ngo yagarutse kuri Rayon Sport rebye muri aya makipe atari makuru cyane, ariko twavuga nka za Etincelle, za Marine, n'indi kipe tuzi igora Rayon Sport cyane kuryo na Rutsiro twashyira muri umubare wa za Etincelle na Marine. Rero tutarava muri Rayon Sport kugira ngo tubivireho imuzi n'imuzi, byose tubivuye mu bya Rayon Sport. Yego, Rayon Sport imaze iminsi ivugwamo amakuru menshi. Rayon Sport nayo yabaye nka Etincelle. Rayon Sport iratsindwa ngo abantu bariye ruswa, ngo bariye ruswa, ngo bantu ngo ngiki, ngo ari bamwe apere ngo yabe ama promesse, abitwa ba Haji, abitwa ba Bugingo, abitwa ba Keve, ibintu byinshi bikavugwa. Ariko nyine Rayon Sport nikomeza kwivanga gutyo nta gikombe izatwara, bizagorana. Rayon Sport ndabona match kurikira isakina n'ikipe ya Police. Ubundi hariya ni igikombe giteretse. Kuko Rayon Sport zabisigaje Police ibwira aperi ngo nimutwara igikombe muzadutumire byo kwishimira intsinzi. Kuko Rayon Sport nimara gukina na Police ndakeka iza gusigaje Gorilla na Bugesera nande sinzi ntabwo ndi kwibuka neza. Ndaza Muhazi barakinye kwa Muhazi biko busa. Asigaye match enye. Harimo ya Bugesera, harimo ya Police bazakina na Bugesera na Gorilla. Ntabwo ndi kwibuka menya na Gasogi irimo maybe. Sinzi nibuka neza. Ntabwo nibuka neza. Rero turajya kuri kese y'umukinnyi bita Ombarenga Fitina. Ubonye ko nayipostinze mbabwira ko ngendaza kubaha izandani. Za Ombarenga Fitina ni ngiye kubatangariza ibya Ombarenga Fitina mbere y'abandi bose. Tuzabikurikirane final. Ibintu ngiye kubaha muzasanga ari ukuri. Ombarenga Fitina yandikiye ikipe ya Rayon Sport ayibwira ko ari gusaba gusesa amasezerano itigeze yubahiriza ibyo bumvikanye muri kontra. Harimo kudahabwa amafaranga ye ya recruitment yuzuye, yego, n'imishahara ye y'amezi agera kuri 2 adahembwa. Kabandikiye Rayon Sport kugira ngo basese iki amasezerano. Jarudi, harandi makuru wabuzi iki kintu? Amakuru ya Ombarenga harayo mfite. Reka ngiye nkubwira yo mfite rero. Ombarenga rero nyuma y'ibi bintu byose ntago Ombarenga yabyikoresheje. Ntibakubeshye. Hari umuntu uri kumufasha ibi bintu kandi uri muri APR. Yego. Hari abantu akakanya batarumva yuko Ombarenga agomba gusubira muri APR. Ariko nge zandani mfite kandi zuzuye. Yego. Rayon Sport iramuka irekuye Ombarenga arasubira muri APR. Wenda nanjye amakuru mfite kuri Ombarenga ameze gutya. Bavuga ko ngo urabiza amakipe yo mu Rwanda n'abanyamakuru bakomeye nka barigani bagiye babigarukaho, meme na president w'igihugu cyacu agiye bigarukaho, avuga ati birababaje kuba abantu bajya mu mupira bakizerera mu bintu by'ubupfumu, y'imyuka yijimye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi bavuga ko ngo kuri la finale bira bitego APR yatsinze 2 ngo ni Rayon Sport agombaga kubitsinda. Ati umuganga yarabigaye. Hanyuma ngo umuganga bishobora ko byanyuze kuri Ombarenga. Niba ari condition babahaye sinzi uko byagenze. Kandi Ombarenga ararimo. Nyine ariko urumva ari muri Rayon Sport. Biravuga ko rero ngo Ombarenga ari deturunye ibitego bya Rayon Sport bikaba ibya APR binyuze ku muganga. Urumva ikindi kandi ngo kugenda kwa Ombarenga ava muri APR bivuga ko ari Richard ngo utaramushakaga murekuye. Yego. Ariko ubundi abandi muri APR bakaba bari bakimukeneye banashaka guma muri APR. Ari na mpamvu waruvuze ko ngo ashobora kuzagaruka muri APR. Nanjye ku makuru mfite biravuga ko Ombarenga uyu mwaka amasezerano afite narangira na Rayon Sport. Afite amasezerano y'imyaka 2. Rayon Sport namukayemeye ko basese. Yego. Ombarenga agomba gusubira muri APR. Ikintu cyo nanjye ndakizi neza kandi ndakibabwiye. Nayo makuru nari kandi ari kubifashwamo n'umuntu bita Eto.
Eto niba umuzi manager eto nibo bijyamo cyane abakinnyi bose baba bameze nk'abantu byose abanyarwanda bo mu Rwanda aba bafite mu biganza akujyana hashaka kuko ngarakurira akakubya atari ko kumaza amezi baradahembwa kwishyurira inzu akakwishyurira inzu akakureka mwahora akabatse ufite ibyo kurya ati wapi no turayo kaguhaye nk'ijana akigendera niyo mu manager byazagera aho gukeneye akakujya atari amanota ko tuyakeneye ramfasha ibintu nk'ibyo ngibyo nyine yagiye avuga mu bitari byiza urabizi ko yageze no mu nkiko akabihanirwa urumva ko nyine ibyo rero nibyo byambarenga muri Rayon Sport nabavuga ati na Kevin nawe ngati APR ko Kevin hari umuntu yaba yaraganiye nawe muri APR aramubaza se Kevin ubu warakinnye muri APR kuva kera ariko ujya kuvuga ngo APR ni nka gereza ibyo bintu byatumye twumva ko tutakugira uzi ijambo Kevin yamusubije Kevin yaramusubije ati ubu maze gukura biranabivuze nkiri umwana numbabarire byarubwashi numbabarire rwose babyeyi ubu ngubu urukundo nsigaye mfite rw'amakipe n'ikipe nyinira APR iramutse inshatse nge ndi tayari nahita nyikunda cyane nayikunda ni nako bigomba kuba bimeze ariko ku mukino professionnel niko rero Kevin yaravuze ati rwose nabivuze by'ubwana ubu nabaye umugabo mfite inshingano ubu ngubu ikipe yose ngifite urukundo rw'ikipe izamemba neza nkayikorera akazi urumva yuko rero Rayon Sport bayirambiwe ko Kevin muri match yabaye nijoro yishe ballon nk'eshatenye abafana bamuha bu kandi biri bavuga ngo umukinnyi w'igitangaza ngiki yego ni ibyo byo mu shampiyona yacu ni gutyo abakinnyi bacu ni gutyo ntabwo nyine umukinnyi akora akazi kugeza ku munota wa nyuma muri ekipe arimo ngaho ibyo agomba kuyiha hano bitandukanye no hanze aho ubona umukinnyi atsinda ikipe yamuguze kandi azi ko bamaze kurangizanya umwaka utara ari buyikenere akaba yitwara n'igikombe akavuga ati ariko aho ndi buve nkasiga ibigwi n'icyubahiro sibyo nyamara twebwe ushobora kubona hano umukinnyi ari muri Rayon Sport ariko ari kwitwara nabi ngo kongo ari kuganira na APR ngo ari kuganira na polisi cyangwa akaba ari no muri polisi ari gusanga ari kwitwara nabi ngo kubera kongo ari kuganira na Rayon Sport cyaro none reka tugiye uko shampiyona izakomeza muri weekend umunsi wa 27 turahera kuri match imaze kuba ubu ngubu irangiye yego match irangiye ikipe ya SD Kigali yarakiye Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa cya Kiyovu Sport cya Sharif Bayo Kiyovu ku busa Kigali kimwe ku busa Kiyovu rega ni ikipe nkuru narakubwiye kandi muri match zanyoba agize amahirwe ikipe yanjye igira ibibazo Kiyovu Sport tuba twari kuzimanika ariko basezitaha batwitegura ubu twamaze kumenya umurongo twarawumenye none neza turagarukana abatera nkunga tugarukana ibiki urumva ikipe ya Marine izakira Vision ejo kuri Stade Umuganda isa 9 match ngomba kuyireba nzayireba ariko ngereze leta nayikurangirije Marine iratsinda Vision ntago tuzi ngo ni bingahe ariko amanota atazasigara Gisenyi mukura Victory Sport izakira Bugesera izakira Bugesera kamarade se azika amata kwa mukura buriya fresh buryo Bugesera ifite amanota 3 cyangwa draw kimwe muri ibyo okay katubitega amaso sejo se Musanze izakira Gasogi amanota ya Musanze cyane bivuze kandi nyiranga Gasogi itsindwa match ishaka igatsinda ishaka APR izakira Amagaju amanota APR Amagaju afite ibibazo Amagaju afite ibibazo nayo Amagaju ntabwo yorohewe urebye ikipe uburyo muri phase yitwaye n'uburyo yitwaye muri phase retour birababaje kandi yari yongeyemo abakinnyi ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Rutsiro izakira Muhazi United iyi match nifiteho amakuru makeya ku ikipe ya Rutsiro kuva bira bintu byaba irasaga yaza muri Rutsiro hajemo ikintu bitumwuka mubi abakinnyi bamaze gucikamo ibice yego wasigara abakinnyi bari ku ruhande rw'umutoza abakinnyi bari ku ruhande rwabo yego bavuga ati n'ubundi twe turakora umutoza nagakora ibye ugasanga twe bitugizeho ingaruka Rutsiro imaze gucikamo ibice Muhazi underdog Muhazi iri kurwana no kutamanuka shobora kuza je aya manota Muhazi ndayiha kandi nge nta kintu nkurikije akajagari nako kari muri Rutsiro kipe nayo yagitangiye kugira akajagari batagira amakuru ya Rutsiro ngo hari abantu nirwa bambira wese kutagivuga Rutsiro na Marine akajagari kaba kataraza isanya akajagari turakamenya cyane nese ko mbere Rutsiro yari imeze fresh yitwara neza twari kubona ibibi byayo ariko aho byatangiye guhera ku match ya APR
naho bitangiye kuba ngubu ntabwo wabura umuntu ugoma guhamagara akakwihera akakujya ati bimeze gutya na gutya kandi ndabizi rwose byabaye byose Rutsiro bamaze gucikamo ibice bibiri nuko itazamanuka nyine n'iki ifite iyo shampiyona itazamanuka tuzabona no muri imikino isigaye bizagenda byigaragaza ko kuko ibyo uri kuvuga ari byo Police Football Club izakira Rayon Sport niyo match final yayo match y'igizera yuko match zikomeye zivuyemo noya nazo zirakomeye kuko ubu Rayon Sport nta kusisabwa Rayon Sport ni yatangira kuganiza abakinnyi bamwe muri Police yabaganiza ku mafaranga ngahe ifite angahe Organiza Qatar ni mu cyizere barayimenye ko ari mu cyizere abo mu cyizere nose umbarenga ntabwo ari mu cyizere Barengara ari mu cyizere none se icyo cyizere rero bakivuyeho abakinnyi bashaka amafaranga ibirangira iyo shampiyona iri kurangira ikipe ziba zigomba guhemba zigatanga amafaranga cyane uri kubyumva cyane ko nk'uko iyo sezirangiye abakinnyi batarahembwa biragora kugira ngo imishahara bazayibone iyi ni impamvu nk'abakinnyi baba batarahembwa iyi mikino batagomba kuyikina Polisi ifite morali maze match ebyiri tsinda za shampiyona prime zaryoshye Polisi ntabwo amenye reka dutegereze turebe niba muri Qatar bizaba byoroshye Polisi izaguma mu rugo cy'usanzwe nta kibirwanira nta gitutu cy'abafana wa mugani ubutumwa bwayo bayabutanze iyi match izaba ku cyumweru saa moya Gorilla izakira Etincelle ku wa mbere saa 9 z'amanywa kuri Kigali Pere Jarode makuru ya Etincelle reka nzayavuge ku wa mbere naribe nyuma ya match tuzakora nk'izi saha match yakoze iki yarangiye ubu nta kintu nshaka kuvuga kuko abasigaranye ekipe reka tubaha amahirwe ariko icyo nzi cyo ntabwo umwuka urimo ari mwiza ndabizi neza ko umwuka utari mwiza abakinnyi ubu ngubu bamaze kwidekuraja nta mukinnyi kuri pressure kuko n'ubundi barabizi ko abahari nyine n'ubundi ni gutyo impamvu rwose Seninga twarabivuze ibyo twavuze kuca rwose ahari ntiyicara tuze icyo umuntu aba ari icy'umuntu perezida wa Etincelle nyine yanze kumwumva yamugaragarije yuko nyine Juma ari hejuru yiwe ntabyihanganire ejo n'ejo bundi azabona indi ekipe nziza hari n'amakuru mfite ko Rwasamanzi ashobora kuba ari kuvugana na Rwasamanzi Seninga ashobora kuba ari kuvugana n'ikipe y'Umuhanga yamaze kuzamuka ariko muri mu kazi k'ubutoza n'akazi k'ubutoza gatandukanye n'akazi gasanzwe k'abakinnyi gutoza n'abakinnyi biratandukanye muri hari umukinnyi udashobora kuva muri Etincelle ngo ajye muri Muhanga ajye kongera kuzamura ritme ariko umutoza ashobora kujya kuzamura izina rye cyane niyo kipe yamwubaha iyo kipe yamuha ibyo yifuza ko Muhanga nayo nakwemera kumugurira abakinnyi ashaka we yanabigurira cyane kuko Senegal umuntu uzi shampiyona y'u Rwanda ntabwo rega Muhanga ikeneye umutoza utazi shampiyona y'u Rwanda ngo yongere isete n'ikipe kizamuka ibikeneye umutoza Muhanga imaze gusubira inshuro zirenga 5 nizihame ni nyinshi nizihame nkuko Gasogi yaje igahama nkuko Gorilla yaje igahama nuko baza n'abatoza kandi n'akarere nako karebe niba Muhanga irangije sezo yose n'akarere keza irangije na sezo yose ihemba deuxième division ntabwo ari gutunga abakinnyi première division ishira ku mushahari iringaniye Muhanga izanye Seninga agahera kuri aho ko Seninga ni umutoza gutoza kunda n'abana bafite impano yahera muri abo bapeti akongeramo abanyamahanga bo muri ekipe agafatamo babiri agakora ekipe nziza amafaranga na amafaranga tu ekipe nigiza n'amafaranga Seninga gukora akazi muri Muhanga akarere ka Muhanga nabwo kananirwa guhemba Seninga ntabwo ari ahantu habi niba atoje Sunrise hafi ya Kigali atoje Sunrise mu cyiciro cya kabiri baratoje za Musanze zino naho batuma gutoza Muhanga ntabwo bishoboka nta kibazo Muhanga yanamuganiza n'umutoza mwiza kandi wayifasha kandi ibi bintu Etincelle iri kwigira ibi bintu gukora Seninga Jaruti abatoza mu Rwanda rega wakwizera ni bake reba nk'uyu Murundi bari bazanye wazambira sirakoze Etincelle ingiye match 15 harya amanota 13 match 15 amanota 13 bazajya mu banyamahanga batazi umuntu gatoza i Burundi ekipa vraiment arayimanuye umuntu aje ari umurwayi ahubwo Etincelle irwaje umutoza Sereraje kurwaza umutoza ako ni ndoro haye Etincelle amutoza ndaro wamuhaye ese nabyizi ntabwo mbizi reka tujye duceceka ntabwo tuzongera kumentioninga amazina y'abantu abamuzanye barabizi si ngombwa ariko rwose umuntu warazanye Etincelle amutoza yigaye si umuhanga wazanye uramutoza ni nawe wazanye umwungiriza agazamwungiriza ubuzima bwe bwari bufite bwari habi reka bube buri habi none banamuvangira
Noza urwaye umutima akaza gutoza ikipe nka Etincelle. Ngene naravuga ni batamusezerera zapfa. Afire kuri bande touche. Nukuri birabyari ibibazo. Afire kuri bande touche bamutuzize. Umutoza urwaye umutima akaza gutoza ikipe nka Etincelle ni ikipe y'igitutu. Ni ikipe y'igitutu. Muruza uzana umurwayi hariya napfira kuri bande touche bazamukubaza. Uri kumva cyaro bazamukubaza. Cyane. Turatangira tubijyemo uma champion ajya kurangira. Ubu transfer za ndani. Hari abametre banjye hano mumaze imituganira barangisha amasezerano. Bari kumisha ariko ngiye equipe ngiye mba nzi nka hanasinyishiriza abakinyi ku banoteri ku banyamategeko babo. Amakuru dushobora kuzajya tuyabona. Akoso babiretse cyaro. Umwaka kabisa. Transfer ko ndasimanuka ko barumva baravuga ati umuntu ahubwo noneho. Transfer zose ndabanzifite. Tugiye gushyira kamera ku mihanda. Kandi n'abakinyi n'amakipe yige. Amakipe yige gukora iki? Kunguka izi cyari cyo. Umukinyi sigaje umwaka umwe bari gukoreza amafaranga. Ntiwamugusura ukwanga. Niba se niye narangiza contract azagendera ubusa. Twatangira kubivuga. Ko nayo nagira mu mwaka wa nyuma azagendera ubusa. Atazemera no kugusinyira. Kazakugira muri uri kunshaka. Wembuje amahirwe. Twiga umuco wo kugurisha tuwe nk'iburayi. Muri amakipe amenye icyo haramye. Niba utarwana n'igikombe. Rwana basi no gucuruza kora business. Umwaka umwe umukinyi n'abaseneze umutange. Nka gorira. Gorira ni yayimana umukinyi. Hoya. Gasogi ni yimana umukinyi. Amagaje noneho yo niko binakure ni yimana umukinyi. Ukumva? Se amagaje yaza kuba ari ikipe yimana umukinyi. Sera festival kumureka nagende muri iyo test yagiye mu mubiri. Yego. Nubwo bitarakunda ariko abikunze amagaje yabona amafaranga menshi. Twike tugire business kuko umupira kabisa. Umupira cyo nahanze. Yagira ikipe ikwegera ishaka kugwa amafaranga ku mukinyi ufite umwaka. Ni hagira ikipe yegera indi ekipe bavugane baganire. Biroroshye kugura umuntu amafaranga wowe. Kandi n'umugore ku mwaka umusigaye. Ugasanga umwana waramuzamuye yakinnye imyaka 5 nta recrutement usharere niki ikipe irakubwira ati ku mwaka umwe dusigaje reka tugwe miliyoni 2 urazanze. Mbese ni namara kubara wa mwaka uzabona. Nyabagoye 2 baceshana. Ariko ntuwange nta kibazo muragenda mwumvikana zibe 3 ariko mureka agenda sibyo ureka no kumubanira ngo abure nayo mahirwe sibyo cyaru yego sibyo ibintu tugomba kuba abanyamwuga muri football tukaba abanyamwuga sibyo cyane aho champion igeze kuri journée ya 26 usibye isigaye na Kiyovu zakinnye journée ya 27 harabura match enye ngo championnat isozwe Rayon Sport iracyayoboye n'amanota 56 n'ibitego 25 zigamye. Uribuka ibitego Rayon Sport irushaga APR. Byinshi cyane. Dari nk'icumi hafi na. Byari hejuru y'icumi. Ubu ngubu rero Rayon Sport izigamye 25, APR ifite 55 zigamye 23. Arimo bibiri. AS Kigali 48 izigamye ibitego 4. Ibitego 4. Polisi 40. Mwanya wakangaye ku mwanya wa kane ariko ifite imikino 26 izigamye ibitego 12 azigari rushane n'ikirane nyine cya Polisi ifite nariyo Rutsiro iracyari ku mwanya wa 5 na 37 irusha Mukura 1 karusha Gorira 3 na Kiyovu 3 Kiyovu ariko ifite 27 ya 8 Gasogi ya 9 33 izigamye ibitego irimo umwenda w'ibitego 3 Kiyovu mu mwenda 13 yagiye bikuramo imaze iminsi itsindere Etincelle ni ya 10 ifite 32 nta mwenda nta n'igitego izigamye urumva yego Bugesera 11 30 nta mwenda nta gitego izigamye Musanze 12 30 iri mu mwenda w'ibitego 2 Amagaju 13 29 iri mu mwenda w'ibitego 10 harumva Amagaju Yatari. Ifite amanota 20 nangahe? Ni 9. Muhazi ya 14 ifite Rukumva Muhazi ya 14 ifite 27 iramutse itsinze. Amagasha katakaza kana amagasha ugiye gutakaza birikiriya kuri APR. Kuri APR. Muhazi yahitigira 30 amagasha agasirana 29 amagasha nayo akagaruka muri regression. Marine yaba yatsinze kagira 30 amagasha akagaruka he? Muzimanuka. Cyane. Kandi nizamuka zijya imbere y'amagasha. Zabiraje nayo yitonde cyane Marine ni ya 15 na 27 umwenda wa 12 15 Marine ya nyuma ni Vision amanota yayo 20 umwenda w'ibitego 16 urumva ko rero Vision ifite 20 kumva bayirusha rino uko Marine nitsinda Vision na Muhazi yatsinze tayari Vision oya Vision yo biragoye cyane tayari Vision deuxième division ariko ubundi yaranamanutse Vision biragoye cyane byayo
ifite imibare igoye cyane. Niba se na za Bugesera na za Marine zitarizera Vision noneho yo iheruka ni gute yakwizera kandi igahura na Marine hano Vision azana kwa Marine ako match yejo abantu muzaze murebe match yejo kabisa. Vision afite na match na Rutsiro i Kigali i Kigali araba Vision irakomerewe cyane. Vision irakomerewe cyane binateye n'ubwoba. Vision rwose amahirwe yo kuguma mu cyiciro cya mbere aragoye cyane, ni make cyane. Naho Jarudi twebwe rwose ndongera mbisubiremo ngewe umuntu urakomeza kujya nyataka ngo turi kujya tuvuga ibintu bitari byo kandi ari abantu benshi buriya muri Miss Jarudi ndatuje. Ngiye narababwiye ati ntukireka nunyataka na business ugira nanjye nzakwataka muri business yawe nyici. Nutangira nanjye kumvangira mu kazi akana akazi nanjye kanje nzi cyo kamariye nzi cyo ndi kugakorera nanjye sinzivanga mu kazi kawe. Habeho kubahana dukora akazi neza kandi ikintu cyiza kinahari ni ibintu tuba turwanira ni ibintu by'agaciro kuri twebwe n'umupira wacu. Yego umupira wacu turababara turabakunzi b'ikipe sibyo cyane nuko turi abanyamakuru ariko turi n'abakunzi ba equipe sibyo. Yego gose Etincelle tuzayivuga amakuru menshi turayafite reka tubanze tutanga umwanya bategure match yabe ku wa mbere. Yego abantu bazanayirebe ni Kigali nyuma yo ku wa mbere. Abantu bashobora kwifata bakajyana na equipe cyangwa se ikigarara abanyagisenyi benshi mu kweguza gushyigikira Etincelle urumva mukayiba inyuma kabona ko nubwo yasohotse ariko ugenini urigoka kama nyumbani. Okay Jaru nanga rero tureka dusoreza ahangaha n'ubundi ntakagaruka muri Kivu Sport tuzakomeza tubaha amakuru ibungu tuyibiganiro biraba byinshi amakuru ni menshi ariko kakore hari akantu ndi gutegura. Ndashaka ko Kivu Sport ya nyuma aho tuzatuganira champion irangira tuzakorera ikiganiro ahantu hatandukanye n'ahangaha totally different. Ibyo rero bikana cyane hari akantu rwose ndimo gutegura nibigenda neza tuzakorera ikiganiro ahantu hatandukanye n'ahangaha tuzabe turi kumwe n'abandi bantu bamenyereye umupira hano tuzashaka abantu tuganira dafite ibyo kuganira tuzakurikirana show ikiganiro gifite nk'isaha n'igice kabisa cyangwa amasaha n'abantu b'umupira bani Gisenyi biyaminiye abaze twanalizanye tuganire rwose tuganire ku ma equipe yacu akinira hano kuri stade Muganda arimo Etincelle Marine na Rutsiro. Kuko na nyuma aregana nyuma ya championnat Rwanda amarushanwa menshi ari gutegurwa kandi agomba kubonekamo imana. Hari na za Kivu pre-season zikunze gutanga. Championnat irahari, Kivu pre-season irahari. Niyo mashampionnat menshi tugomba kubona match za gishuti. Ubwo rero kakureba ibintu dutangire tubitegure. Ikiganiro cya nyuma championnat championnat yarangiye. Abantu bari muri chômage. Ko ndakeka shigaye journée nibakira muri weekend. Neshatu ziraba zisigaye. Iyo muri weekend nivamo abasege eshatu ziraba rego n'ibyumweru bitatu. Tuzaganire kabisa kuri championnat. Tuzabe turi kumwe n'abanyamupira abantu bakurikira umupira hanyuma tugire ikintu tuganira kuri uyu mupira ku buryo noneho bwagutse kabisa kandi turi ahantu hatandukanye ikiganiro Kivu Sport gifite ingufu cyane. Reka rero dusoza hanyuma niba ukeneye amarangi yaba ayo gusiga mu nzu ku modoka muri finissage z'abantu bakora furniture muri Jana Auto Paint no tukurangiye. Ikindi Igisenyi hari amako menshi cyane kakule wabibonye biriya bintu ko hari umunyamakuru bitarabia ukora ku isano yashyize akantu kuri TikTok avuga ati aho bigeze umuntu utarasohora save the date naye barekeye kuko deja invitation zamaze kuba nyinshi. Imyito ni myinshi, imikutano ni myinshi, ntago tuzana tubuza gukora amafaranga yo kuza gutwira abantu bose. Avuga ati abatarasohora twe dufite amahirwe no kuba turi Gisenyi menya tutaziranye n'abantu benshi ngiye ntabwo bajya bantumira. Jarute baza bagutumira bagomba kugusanga hariya kuri shop bakagutumira ngewe uransanga he urayihande utayinyihereye ndakubwiye ngo ubu uri kureba mu rugo ugasanga uhereye muri uku kwa gatanu udashizemo amakuru y'abanje imbere ugasanga mu rwara invitation enye kandi ureba ukuntu ziri kuza ni nyinshi n'imbere haracyari izindi. Jarudi impamvu iwawe zigomba kuba nyinshi ufite umufasha kandi umufasha nawe urabona ko nawe abo bantu gukora amakwe ni y'amageneration y'abantu ni umunyagisenyi akora mu rwasa rubikorera byati geze baze kureshesha akora decoration ibintu byose bagomba kumubona. Ariko nanone ni baraka kuba mu mujyi wacu nyine abantu bari kugenda bakora amakwe. Ubukwe ni bwiza urumva n'itegeko ry'Imana buri bari kubahiriza abantu bave muri zina
bagire imiryango. Buriya abantu bazi ko ngo Afurika ngo ituwe, uwitwa Dr. Rusara akubwira ati Afurika ni umugabane udatuwe kandi uriho ibintu umuntu akenera byose, ubundi kuba yaba ahantu nk'aha akaba atuje nta handi wabibona kuri uwo mugabane. Ikirere cyiza, amazi, natire nko muri Afurika. Kandi buriya n'impamvu abashinwa ubona ubu ngubu bagiye bapasinga ku bihugu byinshi n'Ubuhinde, harimo ko bafite population nini, hanyuma bagakora cyane bakaba active. Rero abantu nibashyingiranwe kabisa, bubaka imiryango, babyara abana, babaho uburere bwiza. Umujyi wacu nyine impano zikomeze zivuke, abafana bo ku masitade baboneke, abazajya mu ngabo baboneke, abagomba gukorera igihugu nyine no muri business no kuzana innovation baboneke, tuzabone n'abasimbura. Ndabeshya. Niyo mpamvu rero hari umuvandimwe wari urimo kumbwira tw'amadini avuga ati nimwishimire ko ahubwo nyine amakwa ari menshi, ariko nyine none dusaba abantu cyane cyane abakobwa ko nyine bakora ubukwe, abari nako bagenda bahame no mu ngo. Kandi buriya umuhungu yajya gufata umwanzuro wo gushaka, bavuga ati ndamba ibintu by'ubugaragu, ngiye gushaka mba umuntu w'umugabo, providingira urugo, mbyara abana, ngire famiye, nyikorere nyine. Biba bikomeye cyane. Urabona hari ukuntu uba umaze kurangiza nka segonderi, ukabona ufite nk'utumiliyoni 2, ukabona ufite umukunzi, ukabona ibintu byo gutaha ukitekera, ukabona ni hatari kumesa, ufite umuntu ukumesera, ariko nanone ukabona mu rugo ukabona utangira kumva ko hari ikintu kiri kubura. Natwe nk'abasilamu hari amaweza buri munsi abashehe badukwita kugira ati ideni y'umusore ntiyuzura atarashaka, zina hano hanze ntabwo biba byoroshye. Ukiri muto ni byiza cyane byiza, birafasha kuko iyo utegereje imyaka ukavuga ati nzashaka nkuzi, hari ibintu byinshi ubucamo muri ubwo busore bituma ugera aho ngaho ntuzanashaka cyane. Sanga n'ahandi uri kubyara bidateganyijwe, utindariya cyangwa sanga ugiye kubyara mu 35, umwana wawe uzagira imyaka 10 uri umusaza, ntuzabasha kumushyingira. Nta mbaraga uzabona gifite zo kumukorera rero. Kandi cya gihe wari ufite za mbaraga zo kumukorera warabipfushije hose. Warirwaga muri abo nk'abajene rwose ubona ukabona ko yakabaye ubundi abafite nk'umuryango, urumva, ariko ukabona umuntu aracyatinya. Uratinya ibyo uzakora se kugira ngo bigende kubera iki? Abantu batinyuke, urumva. Ahangaha nabwira harimo abajene bayabihorera, tuzababwira dusoze abo bajene tuzatubabwira kuri mikoro hoya. Ahanga ni handi usanga kubwiye ngo wanesha abantu bakuri bose bavuga ngo nashaka hoya, ugigenda umuganize nk'umusiramu mugenza cyangwa umujene n'inshuti yawe mubwira ati bro, ariko nayo igihe ugezemo agakwiye kwifata ukareba ko hari icyo wahindura. Yarageze uzuze idini ryawe, idini ngo y'umusore yuzura afite umugore. We sign out. Hanyuma abantu muri gutegura ayo makwe, nibyo twari dukomojeho. Amafoto meza muri Kivu Lens Photography bazagufasha kubika nyine ibyo bihe mu mashusho. Kivu Lens ntabwo ndabemera, ngiye gukora nta kintu barankorera. Ndibuze kuvugana na Christian, nta kintu arakora pe, tuzajya gufate nk'amafoto nkangahe. Nta kintu arakora kabisa bro, afite icyo bita kamera za Sony. Nanjye rega ngiye Jarudi, uko abantu bavuga ati ntabwo twemera ibintu bidafite fact, ngiye ntabwo urambwira ku magambo, nashyire mu bikorwa nge nemere ko uwo muntu akora. Nawe byumve nyine kumuha abantu. Yego none Kakule reka dusoreze hano rero. Ciao.